Nyagasani ndabasuje kandi mbaye ikaze muri iki gitondo makuru avugwa hirya no hino mu isi dutuye by'umwihariko tugaruka mu myidagaduro twibanda ku myidagaduro Wisdom TV Rwanda ariko bimeze biti imihanda ikomeje kunyerera mbaye video nijoro mbashimire ko murimo no kugenda muyireba hano kuri Wisdom TV Rwanda nabwiye ngo niba utarakora subscribe ugiye kujya uhomba byinshi cyane ebana umukire wanjye nambwiye ni nyamuneka reka twite kuri no channel bano bantu bakoze subscribe nibura tubaha amakuru ku gihe nibyo rero naje gukora amakuru ku gihe kandi agezweho tuvuga imyidagaduro gusa niyo tuvuga witwa Yago rero nyuma yaho ashyize hanze video ya Jihad abantu bari bazi ko Jihad atari bwonze kuvuga Jihad yaje kongera kurambura umunotoro ariko mbere yuko nangira inkuru yanjye reka mbanze mabwire ko abantu bashaka ifoto nziza cyane abantu bashaka amafoto y'ubukwe amavideo meza cyane du highlight akuntu bakoze mariage ariko ushaka nibura no kujya wicara mu rugo ukareba bimwe mu byaranze ubukwe bwawe uze gufata telefone yawe hamagare 0788378155 Freddy Image abaza gufatira ishusho ryiza cyane amafoto meza cyane asa neza y'uruhehemure du highlight twiza cyane kandi kugiye afite ibikoresho byiza cyane bijyanye n'igihe abana kandi amafoto yawe ayagoyera ku gihe ibiciro byo aba yabikubise hasi cyane reka twinjire muri breaking news witwa Jihad nababwiye ko ku munsi gwejo nibwo witwa Yago yare kuyimiriro ari kura video ye rwose yambaye ubusa n'ibifirimba abantu bavuga bati wa mugani umuntu witwa Jihad ari umusiramu batuye umusiramu w'ifirimbi ariko mbibutse ko Jihad ni ry'imihanda amazina ye nyakurundi yitwa uzabakiriho Sipiriani cyangwa se Sipiri video mwayibonye ariko nyuma yaho Yago yaje kuvuga ati aho kuva mu buzima wava mu barozi big energy stand up nibwo butumwa witwa Nyarwaya yaje kongera gusa naho atanga utese Jihad we abantu beteguye ko atari buze kuvuga we yaje kubatangaza iki yitwa uzabakiriho Sipirien ari mbibabwiye uyu mugabo witwa Jihad yaje gukora ibara yaje gupostinga kuri Instagram ndetse na WhatsApp aravuga ati abanza imiriro yandikaho Kigali aravuga ati niko kuma mapore napfushije maye nka data urumva abantu bose bamwandikiraga bamwe ati baturahiye batumuhungu witabagwa gutayemo ibintu binini cyane Jihad rero ahagana mu masaa 9 z'ijoro urumva yari yabuze n'ibitotsi cyane ko ifirimbi buriya yari maze kujya hanze bisa naho bikanganye mwabantu mwe niwe wakiyagaraho buri uba wasebye vuga atafite gatoya hari umukobwa rwose umushiti wanjye usuze cyane ambwiye ati papa nakubonye numbonye Jihad rero niko kandi ko ati niko ko mu mapore napfushije urumva warira atumva rero nzibaranguze video yafashwe no twari turi kuvugana hano mu butumwa burimo hano ashaka kumvikanisha ko n'umuntu witwa Yago yari muri buno butumwa cyangwa se yari muri ya video ahubwo akaba yayikasa nicyo kintu kirimo ati kandi nari mbyiteze ko ijya hanze naranabyifuzaga kuko nari ndambiwe amagambo yanyu mbonye igisubizo cyiza kandi cyihuse ikibazo nuko uwo twavuganaga batamwerekana uranyumvira yavuze ati nari mbizi neza ko ino video iri bujye hanze urumva abantu bakavuga bati nyamuneka buriya ni umuntu umujene wanjye wibereye mu Bwongereza kimara kubona ino video nakoze nijoro musuze cyane yambwiye ati baya nibazababeshye Yago ntacyo akoze ati namutinganya ujyuseba yanyibukije ko ambwiye ati se niba wamugani Jihad yarajyaga niba Jihad yarajyaga ikanombe ku kigo cy'indege kwakira Semuhungu ubwo urumva icyamutera ubwoba ari ikihe ni ikangamo yabimbwiye nijoro ariko mbyutse muye n'ubu butumwa ndavuga ni hari abantu Imana nyamuneka ibarahaye yerekwa ati nimutwerekane twese muzabone cyari kigamijwe tanga video nawe urimo babona ukuri burya n'utwika uzatwikire rimwe ku buryo nakuryama mu mihanda mu ponyonyo zamvugoze zabatiganye sinzi ko mabisubiyemo no kuvuga we aravuga ati buriya n'utwika uzatwikire rimwe akasubiye ibintu no gutwikara cyangwa no kwitwika ayenya murasetsa koko murasetsa ati sinunguwe n'irihererekanya ry'amashusho nkaya kuko ni ikimenyetso simusiga cyuko ibyo twavugaga ari ukuri atuye umwuga wari waraminujwe
ibi ni iki mwabavandimwe? Imyidagaduro yacu irimo iragana he mwamfura mwe? Niko birimo biragana hehe bino bintu birimo biragana he? Birimo biragana he ko biteye ubwoba mwamfura mwe? Jihad yaje gusoza ubutumwa bwavuga ati umugabo mbwa iteka arwana ahunga, kandi guhunga ibibazo siko kubikemura. Uhita wibuka y'abaruwa naraye mbasomeye ivuga ngo ibaruwa ngufi ifunguye, Rwanda nkunda nkuhunze nakwanga ahubwo munza agatsiko kabashatse kunyica mu myaka ine ishize nkataka ariko ntawanyumvise n'umwe, umutima wanjye urababaye cyane ariko Rwanda no mu magana nzitaba kuko data yaragukoreye mama arakubyarira. Uganda welcoming me please. Nabacire ku marenga babwira ko witwa Yago arimo yerekeza muri Canada ariko yabanje guca Uganda. Ibyo nabibabwiye rwose nabibabwiye mu byibuke neza cyane. Bacaka ko tujyana gake gake. Ni mpamvu nababwiye ngo ni kujya nzanamba kubita ibyitwa mu episode. Kuryo uzajya ubaho ngaho nyine uzukuru zire realite pani ibintu byo kubaho mu kigare utaza amakuru. Nicyo kintu ngewe kiba kinzanye hano. Mbanje kugira ngo ngende baha amakuru agezweho. Hari ukuntu umuntu akora subscribe ukajya usanga narimo no kubona n'amakuru ku gihe. Ibyo bintu nibyo manje guca. Niba ukoze subscribe ugomba kubona amakuru ukamenya ibigezweho hirya no hino mu isi dutuye. Uti rero bihagaze bite? Uyu mugabo witwa Jihad yavuze ko hari video ari kumwe n'uwitwa Yago Pondadi. Bamwe akavuga ati shawe besha wihimba ibintu mwana, wigenda uterateranya ibintu. Yago wikundira ibyana mw'abantu mwe wajya gukubita na za Trisamo uratekereza ko yajya mu butinganyi. Bati wakisha. Ariko kandi hariko n'abandi bakomeza kugenda bamuhurwa amenyo bamuha inkwenene. Bagenda bamuta hanze bamuha inkwenene mw'abavandimwe mwe. Imihanda yanyereye. Ukibyumva se wumvise warira? Nitwa Patrick the Entertainer. Nongere mbibutse kandi ko umuntu ushaka ifoto nziza, ifoto z'ubukwe, ibirori bitandukanye, ama bride shower, ushaka amafoto y'anniversary meza cyane, ama proposal, ibyo byose turabikora kandi ku giciro cyiza cyane muri Fred Image. Urafata telefone yawe uze guhamagara 0782378755 kuko abantu bisaba ku bookinga mbere. Dufite gahunda nyinshi cyane z'ubukwe. Ariko iyo tubwira umunsi turabitegura kandi ibirori byawe bikagera neza tubikora nkaho ari ibyawe. Bibutse ko anniversary turayafotora, ama bride shower, ama proposal cyangwa se kwambikana impeta, ubukwe nyirizina tugukorera ama highlight meza cyane utasanga handi kandi ku giciro cyiza cyane kuri kamera nziza cyane zabigenewe kandi zujuje ibisabwa. Ibyo rero nababwira ngo reka dusubire n'ubundi mu biganiro byacu bitaha, uzambona hano kenshi, tuzabana hano kenshi. Ubwo icyo nababwira ni kimwe, nuko tuze gukomeza kuba in touch, amakuru yo komeze kuyabona ku gihe. Nitwa Patrick the Entertainer. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.